tukiri batoya twatojwe yuko kureyajisa babasha kudushima. Uku niko ikiremwa muntu kimeze. Twatojwe yuko iyo twivanze mu bintu byinshi, tukaboneka mu bintu byinshi, tukajya gutabara ahantu hose, ko ari bwo buryo batubona nk'abantu beza, nk'abantu mbese bari gentil. Iki ni ikintu twatojwe, ikiremwa muntu gitozwa kigira gitoya, kugera ku rwego noneho ko turenga hahandi twagombaga kuvuga oya tukavuga yego kuri ya message ya wa muntu wamaze kugushyira kuri agenda ye, kuri kalendari ye, ko umunsi uyu n'uyu cyangwa amasaha nk'aya ngaya ngewe nzajye, iyo ibibazo bibaye, iyo drama zishe, uyu niwe muntu ngomba kugira gukandaho, nkamutelefona cyangwa se nkamwoherereza message. Ibi ni ibintu ndi kukubwira gutya kugira ngo ngusobanurire ibikubera iruhande. Ntabwo uriya muntu uhora gutelefona iyo byacitse, iyo afite ikibazo runaka, ari uko gusa akeneye yuko umufasha. Sobanukirwa yuko hari abantu baba baramaze gushyira umuntu muri agenda yabo, baba bumva muri bo bafite insécurité, batari sûr y'icyo bagomba gukora, bakumva ko ari wowe baza kohereza message cyangwa ari wowe baza guhamagara. Ubundi ntibakuvugisha cyane, ariko iyo byacitse ni we muntu wa mbere baza bagahamagara cyangwa se bakohereza message. Iyo ugiye wihuta rero ukajya gusubiza, gerageza kumva yuko muri wowe hashobora kuba hari ahantu wasosiya gufasha muri ubwo buryo no kugira ngo umuntu abashe gushimwa, cyangwa tubashe kugaragara nk'abantu buzuye urukundo. Kandi mu by'ukuri biriya bintu ni ibintu bitari ibintu bisukuye, kuko roho yawe ibintu nk'ibi ngibi irabikeneye.